wigiraho ujye utsize ndagukunda nubwo ntacyo waba utunze sinareka kugukunda kuko urukundo si ibintu wankunze utanzi nanjye ngomba kugukorera icyo wankundiye kandi duhereye kuri zeru byose twabigeraho. Ariko papa nakubwiye ko nta kibazo na kimwe mfite n'akazi ni kuhakora neza nta kibazo rwose. Roman CEO wa kampani yanjye usigaye udoda inkweto. Roman wonze usigaye ucuruza amakara. Ariko papa ibyo hari impamvu ndi kubikora. Ziba wandendageze wakikora igihe. Uri umunezero wanjye n'uw'ijuru rito ryanjye uba uri mu maboko yanjye mfite ubutunzi bwose bw'isi mu ijuru abamarayika baranezerewe ku bwacu Imana data nayo iri kumwenyura iti mbese icyo nifatanyirije ikiganza ninde wabasha kugitandukanya. Uramukuru muramubonye. Ase bro, nasoni kwere. Man uranyumvira no mujama. Uvuga ko ku rwego rwa uri umuntu wo kurangarira umukobwa ubonye mu muhanda. Ari ku rwego ni. Yigendera. Ntago mfite amaso areba. None se bivuze ko urwego rwawe wakarangarira umuntu w'umukobwa mu muhanda utanazi kumusaza. Ura mukobwa nareze mwana. N'abakobwa muziranye mwana. Nasoni koko. Ikibazo mwana. Umuntu afite ikibazo. Nasoni. Mani ndeka nikorere umukobwa ubonye mu muhanda bite byawe bikwe adukuye mu bintu umuntu nkawe boss kwere se urishobora ko ari ubwambere mubonye cyangwa mubonye mu muhanda umuboss nkawe urahangarira umuntu mu muhanda ariko umuboss nawe ni umuntu mwana mani ntabwo mbyumva urunaga ari urwego rwawe papa ntabwo ari uko sibyo byari ibintu mba numva papa urwego ufite amafaranga ufite umukobwa uwo ari we wese wakwifuza bitewe na capacity y'ubushobozi ufite bw'amafaranga yewe na buri kimwe icyo ari cyo cyose ntabwo numva ukuntu ubona umukobwa mu muhanda ukamurangarira kwera gute ko ariko amafaranga urumva ari iki amafaranga ni iki umukobwa wifuza wese wamubona kubera amafaranga cyane rwose none se uko yakunze kubera amafaranga yabakunze ese amafaranga ashize ariko amafaranga ni byose gukunda kubera amafaranga cyatanga iyi ni ikibazo cyanyu muri kuvuga ngo umukobwa wese nakwifuza namubona kubera amafaranga niyo akunda. Okay sawa utubwiye ko atari bwo bwa mbere umubonye umusanzwe muzi ibyo tubireke. ese bro ubundi iki gipeti kirakora cyane akazi wowe mu kazi cyane rwose ariko se ubundi wowe urihe mwana ikintu nakubarije bite byawe urihe ndimo nkubaza uyu mupeti arakora cyangwa maze iminsi ibiri sinzi ndumva mberwa kumubona ariko Brando aba muri department urabizi none se muri ko mbona utari hano hafi ku buryo umuntu abantu baganira muri kumwe muri abantu babiri baganira nawe wa gatatu ndumva ibintu twegeranye gute uri he
kandi wasanga ari kagakobwa ndashaka kubaza uriya mukobwa musanzwe muziranye ko nabonye musa nkaho wagira ngo muraziranye cyangwa mwana uriya mukobwa ndamuzi cyane bamwita Home. bamwita Home yakunda kunyura hariya ku kazi ubundi tugahora muri siporo shana kweshya aranzunga kabisa. rero nashaka kuvuga ko urimo neza wamukunze Daddy Day. For sure, I need true love. urukundo rwa nyarwo Man, uriya mukobwa murebye physically mbona yavamo umugore mwiza. Ariko kandi nkeneye ubufasha bwawe. Hari icyo nkeneye ubufasha uburyo na testing akora umukobwa ari umwana mwiza nyine ambereye. atangiye kunzana mu nkono Ariko nyine nta nitabaza ndi wumva kandi none bashaka ngo umufashe iki abakeneye ibitekerezo bashaka ngo umufashe ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi ugiye kuba boss wanjye. nako n'ubundi nsanga ndi boss wajya inyuba uretse kubunduka mu myaka nkakuba nka mukuru wanjye ariko hano urabizi ko ari njye kibamba nane ibyo na ka petit frère kacu nane birenze so nashaka ngo umufashe iki cyo nshaka kumenya guhera uyu munsi ngiye kwigaragaza nk'umuntu umutindi ariko nimbwira umutindi udoda inkweto ucuruza amakara kandi ngiye kujya nambara ubucocero noneho ugomba kuba boss guhera uyu munsi. Uzajya gutereta uriya mukobwa uri umubosi nyine amafaranga urabizi turayafite imodoka zirahari buri kintu cyose uzakenera kirahari noneho wowe uzagenda umwereka kurenze amafaranga ari ushyize imbere ariko wanamukorera buri kimwe kubera amafaranga yawe. rero hari ibintu uri kwitiranya uretse nkubwira uko bizagenda noneho nanjye nzagenda muterete nyine ndakantu kari aho ngaho gaciriritse nzakoresha tekinike zanjye ariko nayo icyo nzakora nzabamwereka ko nubwo ntafite ibirenze namuha urukundo rwa nyarwo. Ahubwo bro are you ready? bro reka nkubwire rero ugiye kuba umutindi yazaba ari boss ariko ntabwo tuzagaragaza ko tuziranye nta n'ahantu tuzahurira. bro urabizi njye nta mikino njya ngira none naramukaguyemo ko nzamusundura nta mikino urabizi njyewe ahubwo uzabyitwaramo none se bro bitwaye iki niba wowe uzemera gukunda umuntu wagukunze kubera ibintu it's okay nta kibazo muzakomezanya icyo nkeneye ni ukumutestinga ibindi ni ibyawe nagukunda ugahitamo kumukunda kandi yaje gukurikira ibintu it's okay uzajyana nanjye ntacyo bintu nta kibazo ubwo nyine witegure ko dutangire kabisa nta kibazo ngashyira hano nyine niba wemeye ko ugiye gukina ariko uzashobora kuzaferinga bro. wa mugabo meze neza ndashima Imana ibintu byose ni amahoro urebye nyine gusa nkubwira ngo bite kuhuzagurika ikihe kibazo oya ntabwo nduguzagurika sombaje se ngo meze gute ahubwo mbwira amagambo amagambo mfite ntabwo ari menshi ahubwo ndashaka ko ndodera inkweto ushaka ko nkudodera inkweto aho kwa rugabo uba muzima uruzuye cyangwa ufite ibura muri urwo rugo ako se mabuja ntabwo ari umwe nkudodera urukweto koko nari kudoda urwambaye urukweto cyane cyangwa udoda ariko se ko mbona waba usa nk'umuntu usobanutse ubujiji ufite bukura njye ntabwo nsobanutse ndi injiji
ndi ikibwa mwese sinize iwacu si abakire nta muryango mvukamo ukomeye ibintu byose byaranshanze njye ntabwo nsobanutse nyine ndinjije ikibazo cyawe uravuga cyane none se nzashyire supaguru ku munwa cyangwa nyine ariko rata uretse nkubwire mabuja buriya unabishatse ukabinsaba njyewe nanashyiraho ingufuri ku munwa wanjye kandi nabishobora wowe niba ubishaka mbwira ngo guhera uyu munsi shyira supaguru ku munwa kandi ndahita mbikora ahubwo nyine zarangiye nkudodera inkweto abagabo ubanza utumva kandi none se wowe wazanye nko kudodera inkweto ndetse ko nakubwiye ko nje kudodesha inkweto nigeze nkwereka izo ndodesha izo arizo warusimba ko nakubwiye ko ari inkweto nigeze nkwereka izo arizo urambaza iki mwana biriya bintu simbishyigikiye kabisa buriya ni ubuswa ni ubugoryi ni igisebo kuri Roma igisebo gute se kandi umuntu agiye kwigira umutindi umukorodoniye ngo ni ukugira asuzume umukobwa si urumva ibyo bintu byumvikana kandi Brando narakubwiye wowe ubugoryi bwawe biriya bintu byitondemo ese ubwo ni ubugoryi dadidi biriya bintu byitondemo itonde ubu ejo bundi najya kumva ngo babibwiye bosi cyangwa wahubutse uragiye ubibwiye umukobwa Brando hafi ntabyo nzamubwira turize kabisa ceceka biriya bintu byihorere oya mwana hafi kabisa njyewe ubona ndi idage oya ntabwo uriyo nubwo ntari idage ntabwo njye mbashyigikiye nubwo wamfata nk'idage ariko njye simbashyigikiye umva rero nkubwire Brando reka nkubwire njye Roma ndamushyigikiye kandi impamvu mushyigikiye niyo ngiye kugusobanura kugira ngo ubyumve ngira ngo nawe uba muri iyi sosiyete y'iyi minsi abakobwa cyane muri iyi minsi basigaye bakunda ibintu kuruta abantu basigaye bakunda umuntu ari uko bagendeye ku mafaranga bagendeye ku bintu atunze mbese ibyo bintu atunze bigatuma akaba ari byo baza bakurikiye aho kugira ngo babe bakunze umuntu Romani rero umupangu we ngenda wumva aragira ngo abanze yijijishe yigira umutindi yigira imbwa arebe neza ko uriya mukobwa yamukundira uko ari uwo mukobwa naramuka amukundiye uko ari uwo mukobwa azaba amukunze urukundo rwa nyarwo ibyo bintu rero bizamufasha kuba yashaka umuntu muzima ataje agendeye ku bintu kugira ngo abone igisubizo kirambye cy'umuntu bazabana ubuzima bwe bwose ngiye ku rwanjye ruhande ndamushyigikiye kabisa ariko dadi ushaka nanjye nemeranye nawe ngiye rero mubwire mwana reka dushyigikire umuvandimwe kiriya ni igitekerezo kizima ahubwo buri muntu wese agiye abishobora niko yabigenza nese wowe urumva atari byo gusuzuma umuntu mbere ngo urebe niba mu bibi n'ibyiza mwabanamo apana gutangira mugendera mu munyenga genda mushyigikire kabisa ndi inyuma ariko dadi ko nkuzi umeze nk'agace kamanutse mu mishwi ubu ngubu Roma ntuzamuhemukira Romanfu bizaterwa nuko umukobwa yitwaye umukobwa nyine nabo mwasama agakurikira ibintu nge zamusundura kandi mite mujugunye cyane da nonze se reka ntegereze noneho ntegereze ikizavamo nge nzaba ndi ku ruhande rwa Roma ni akazi kawe sha none se homi ko hari urahangaho uri muzima uhise ugaruka ubaye nk'umusazi bikugendekeye bite shamani ndeka muye n'ikigabo cyitesha umutwe kinesheje umutwe kandi gute kandi kinesheje umutwe agutesheje umutwe gute nyine kandi ibyo ntari kumva none se homi ko nzi ko uri umuntu wihangana uri umuntu umva wajyaga wihangana akihanganira ibintu byose uwo muntu umenya ko ubabaje shamani ndeka Mauja, tunarithi tumushia sasa.
nkurikije ukuntu muzi uriya mutipe mufite crash. Njyewe crash njyewe homi ngira iriya mbobo crash njyewe no ruriya ruhungu ni rubi rusa nabi rurakennye none rugira akavuyo ni urunyamahane wapi ni urugegera rugira akavuyo njyewe ndarwanga reba n'inkweto zanjye zarudoze nabi. Homi urahera uvuga ko yazidoze n'abatigeze nazireba kandi nyamara homi ubaye wakunze uriya mutipe wazahura n'ibibazo. abantu batangiye kumpamagara muri iki gitondo reka mwihorere umva se mwaramutse neza ariko gahunda y'umunsi se gahunda y'umunsi ukuntu iteye mu kanya saa 5 hari umukiriya wadusabye ko appointment ko mwahura mu isaha saa 5. Saa 5? Yego saa 5 ahora nanjye yego mubwira ko mwaganira nko minota 30 arambwira ngo nta kibazo. Saa 8 dufite inama ya board muri meeting room ikaza kurangira saa 9. Saa 10 hari aba shareholder bifuje ko mwaganira kuri business ndavuga ndabanza ngo baze numve nimba mwaboneka saa 9 uyu munsi. Saa 9 reka ndebe saa 9. Yego saa 9. Saa 9 se ko nende kubona hari akantu gatoye ndi gukore nta kuntu mwarenzeho iminota. Minota 3 cyangwa mbabwira saa 10. Minota 30 irabihagije. Okay, saa 9 n'igice. Kuko hari undi mukiriya nemerewe saha kandi ntabwo twamuhindura. Wa muntu nagutumye ejo twarabonanye twaraganiriye yambwiye ko nta kibazo twafatanya muri business akatubera umupatena ambwira ko bisaba kuba hari share twashyiramo muri business ye kugira ngo business ye ikomeze kugendana nyine tuba abapatena badufitemo share muri business yabo. None se wamubwiye sitati tugendera? Byose nawe bisobanuriye mwereka sitati ya business yacu mission zacu vision byose ndabimwereka ambwira ko nta kibazo bishimiye kuba twakorana nabo nta kibazo. Umukozi Romane wamenye ko ari mu kazi? Yaje. Yego yaje. Ndagira rero ngo ugende umumbwirire kundi kumushaka hano muri office. Numara kumuzana ujye hahandi utunganye bya bindi ndongera ngo ukenere ngo uhamagare. Isaha murakoze. Dadi ndakunze. Sekretari yarambwiye ko unshaka. Ufite umwanya se? Umwanya ndawufite ibyo ndimo gukora nabisoje ngo mwambwira nta kibazo. Ariko Romane mu mutwe wawe urumva uri ready? Ready gute? Umwana nibyariye ko gute se? Ntabwo ndi kumva impamvu uri kumbwira gutyo. Urumva mu mutwe wawe umeze neza? Meze neza cyane nta kibazo mfite rwose nta na kimwe. Urumva ushaka gukina muri business zanjye cyangwa urumva ushaka ibintu urimo n'ibiki? Gute se? Ni ibiki nakiniyemo hari akazi ntakoze se nakabaye nakoze? Ndagira ngo unsobanurire neza mu by'ukuri urumva mu mutwe wawe ari sawa? Dadi muzima nta kibazo nyafite nakubwiye ko meze neza nta kibazo rwose. Ndagira ngo unsubize neza ntabwo ikibazo gisubizwa n'ikindi kibazo. Okay ushaka nkusubize? Nakubwiye ko meze neza ndi muzima nta kibazo. Hari ikindi gisubizo ushaka kirenze icyo? Business zanjye mu mutwe wawe ni tayari? Ni tayari nta kibazo rwose. Ahubwo ushaka kuvuga iki ushaka kumbaza iki wenda udashaka kumbwira utari gutobora ngo umbwire? Njye nari nzi ko wasaze. Hold on. Nari nzi ko wasaze.
njyewe ndi umusazi hari umuntu usobanuye ko ndi umusazi cyangwa wenda hari aho wabibonye ko nasaze ibyo umazemo iminsi ukora bigaragaza ko utakiri muzima njyewe Romani guta umurongo ntukiri Romani nibyariye ntukiri Romani natakajeho ibintu byose kugira ngo nkurihire amashuri mu mahanga urimo urampumbya ariko papa nakubwiye ko nta kibazo na kimwe mfite n'akazi ni kuhakora neza nta kibazo rwose. Romani CEO wa kampani yanjye usigaye udoda inkweto Romani wonze usigaye ucuruza amakara. Ariko papa ibyo hari impamvu ndi kubikora. Ziba wandindagize wakikora igihe ibyo ukora nubwo uri gutukisha umuryango ariko nawe ntiwiretse urabona utari gutesha agaciro ibyo turimo. Umuntu w'umugabo nka Romani wize ararindagira umutima ukagenda akabura umutima nama akabura n'abamugira inama. Birambabaje Roma, birambabaje. Imbaraga nagutakajeho kujyana kwiga mu mahanga kugira ngo uminuze, kugira ngo uzaze unkorera mu ngata, none ugeze aho gucuruza amakara no kudoda inkweto. Papa basi nk'amahirwe wumva icyo nshaka kukubwira. Ziba amahirwe se yanjye nta jambo nta n'umwanya ufite imbere yanjye, ahubwo reka bisa n'ikindi ikigoryi ngiki umwana nkorera byose ariko ukaba ikigoryi gutya. Undi iki gisaza utatubwiye babwira uzi ko asigaye akunda n'agahungu k'agasazi agasuga iriya ngaho uzi ko ari umusazi ubu hari ahubwo atora n'amashashi reka nzagumana ibere simba kugira ngo uzakuza no mu muramuzi ese iyo ugaranye wumva nasabye wewe wishimye mubanze mubwire tuvugishe ninde muri ukundana n'umukorodoni w'umusazi adoda inkweto ku muhanda simba mubwire wahita tubwira muri groupe birati oya mureka tubwira ariko wasanga reka mabwire wasanga niyo Imana yamwerekejeho nawe amenye it's like akadoda inkweto dada inkweto oya ibyo bintu
Kamera kiraka cyo kudoda mani. Mani no kuri ntabwo. Mfite inkweto Brisele ntabwo dukunda. Ndashaka kukubaza. Umuhungu mukundana akora iki? Natubwira. Jewe ndisingo. Rero nandi ibi ngari kuvuga ngo nkundana n'uwo mukorodoniye wapi ntabwo bihari. Oya mwanze mu mureba mu maso ukuntu ariko bivuga. Oya mwanze mu mureba mu maso. Uburyo bimbwiyemo biragaragara kuri kumbe. Oya mani turaciringa nyine biraho. Umva nizere ko uciringa iki ko mukorodoniye. Nese ko nagiye kudodesha urukweto nyine nkabona nakajije karaho. Mbona ku kantu. Urabona karashimisha. aho se best wacu reka nkubwire inama. Nizere ko nyine tawe uri mu nshuti zanjye. Ngo yabo yashimishije korodoniye ariko aho kujya ujye gukundana karaga korodoniye yakunze urawundi afite amafaranga afite cash arafite undi ufite kashi akamwanga akajya kuri uwo mafaranga niyo yibara guciye money is money money is everything mu nzira karabaye Romani mwana wanjye papa ndakunda ugeze aho birangiye uje aha ngaha nje kukureba kundebamo iki ko nakubwiye ko nyine nsigaye ndoda inkweto ubundi nkacuruza amakara hano uje kundebamo iki ngaho mubwira ikibazo ufite witeguye kunyumva nibura se noneho ndakumva rwose papa ntabwo ndi umusazi nk'uko wabikubwiye ntabwo nasaze nta kibazo na kimwe mfite ibi ngibi ni njye wabihisemo kandi nk'uko ubyita ngo ndi kukwicira bizinesi ndi gutukisha umuryango no hari umuntu ndi guha ikizami yes kimeze ute papa narakunze kandi umukobwa nakunze ndimo ndamusuzuma urabona kuri iki gihe abakobwa benshi bakunda bagendeye ku mitungo urabona dufite amafaranga dufite buri kintu cyose nta mukobwa nakwifuza gukunda ngo anyange ariko mu by'ukuri si uko ari njye yaba akunze hari igihe yaza akurikiye imitungo dufite niyo mpamvu nahisemo kwihindura umukene kugira ngo uwo mukobwa azamenye nkennye noneho ngerageze mwegere musabe ko dukundana mubwire ko mufite imishinga nifuza ko tunabana nabyemera agendeye ku cyo ndicyo nyuma nzamwereka hari icyo biri kugeraho se papa ntabwo noroshye ariko vuba ngaha ndaguha umusaruro urabavuyemo rwose ntugire ikibazo kandi wowe nk'icyizere umuhungu wawe ntabwo wabyaye imbwa waribyaye ndakwizeye rero wowe mpa amahirwe ndetse n'akazumura ntabwo gapfa ba dadidi barahari kandi nanjye iyo mvuye aha ngaha ripoti barayimpa ntugire ikibazo wowe mpa nk'ibyumweru 2 byonyine ibi biraba byakemutse amahirwe masa sawa ntongere guhangayika rero murakoze Surprise, my darling. Hi. Results. Amakuru. Brokomeye. Results. Amakuru. Results. Sawa. Uyu munsi rero nkufitiye surprise. Ntabwo uyu munsi turi busohoke. Iki gikapu ureba ahangaha kirimo amafaranga uyu munsi nta bintu byo gusohoka ni surprise yako kanya mfashe mayako nati dore indi surprise rero mufite iyi modoka kowe murenze kira mashe iyi modoka ni yawe wayibonye gera ifungure barasha urabyumva ute Chérie,
ni ukuri mu by'ukuri ubwo ndeba hanabuze amahoro reka nararembye kubera urukundo ngukunda sinyisinzira ndaryama ibitotsi nkabibura akazi sinyagakora mbese ibintu byarandenze gusa mba nibaza kuko niba mu mutima wawe ntawe basi hari igihe ujya ufata umwanya ukanekereza bebe ni ukuri ndagukunda uri umwiza uzira inenge uri umwari utamwaye uri isheja ritambukana ishema uri byose mu buzima bwanjye mba numva njye nawe twakwibanira cyangwa se tukigumanira erega uri mwiza sho ni ukuri ndagukunda ni ukuri pe kandi ubyumve nk'ukuri ese wowe ubyumva Jewe byandenze mbega ukuntu uri umunyamahirwe we iki se kandi giteye gituruka he iki ngiki ni icyahe baby it's a time you know I love you nkurutisha byose mu by'ukuri ndagukunda cyane bikomeye urukundo rwanjye simfite byinshi naguha ariko bike mfite tuzabisangira ni ukuri isezerano naguhaye nzarinda kugeza mfuye baby simfite amazi ahenze simfite amamodoka yewe nta na bizinesi zikomeye mfite ariko bike mfite tuzabisangira nkuko nabikubwiye isezerano naguhaye nzaririnda nzaguha urukundo kandi urukundo rwa nyarwo nta kubeshya ibintu byose byo muri iyi sura biruta nkufite ndanyuzwe ndishimye my love rambura amaboko mpobere ndakwinginze nyakira uko ndi umva mu rukundo byose birashoboka kandi tuzabigeraho thank you my love dadidi warakozemo kumpitamo mu bandi binyeretse ko ndi umukobwa w'umugisha wari wabona iki se biracyaza urukundo 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 ngukunda sherine dadidi ndakumva my love urukundo ni umutima ukunda kandi utuzuye uburyarya kubeshya no kwiyemera kandi n'ibindi byinshi ko se ubaye iki uyu mukobwa abaye iki koko romani wanjye wigira aho ujya utsize ndagukunda nubwo ntacyo waba utunze sinareka kugukunda kuko urukundo si ibintu wankunze utanzi nanjye ngomba kugukorera icyo wankundiye kandi duhereye kuri zeru byose twabigeraho urukundo si amafaranga si ubutunzi si ibyo byose bavuga ndagukunda ndakubaha nubwo ntacyo waba utunze abandi bazakubahira njyewe kandi nzakubera umugore buri n'utunze iby'isi yose azifuza nkufite ninjye mukire wa mbere ku isi nkufite ni benshi bazatwandikaho ibitabo nkufite ni benshi bazatwigiraho uri umunezero wanjye niwe juru rito ryanjye uba uri mu maboko yanjye mfite ubutunzi bwose bw'isi mu ijoro abamarayika baranezerewe ku bwacu imana data nayo iri kumwenyura iti mbese icyo nifatanyirije ikiganza ninde wabasha kugitandukanya ako tuhomye nta soni ufite iyi mbobe itagira n'akantu kayivaho n'umwenda wo kwambara utayivaho n'umusatsi utayivaho urimo urashaka hirya uri kwanga umusore ufite amafaranga ufite imodoka ufite ibipangu nta soni ufite uri gutekereza wowe amahitamo ni ayanjye kandi tuvuka ibyo bintu byose ntabwo twabivukanye rero wo nahisemo n'uyu Mana none uyu mukobwa baramuroze byagenze gute ndi mu musore waramuroze what's up bro muraziranye bimeze byombi Mani tubwire icyo museka natwe duseka cyaze mani cyaze kabisa bambwirira ukuri bro
ceceka tubwire uko we wumva Okay. ese woni Barbie Komi. agakoma Dadidi turaziranye gute nta nubwo tuziranye gusa ahubwo ni umuvandimwe wanjye ni mukuru wanjye What? turanakorana mu kazi kamwe nese ko kimwe wakoze ibindi ni jewe Ah, okay ni ukuvuga ngo ikizami wagitsinze uyu niwe mukire kuruta njyewe mu by'ukuri njye naragukunze ariko nkukunze nibaza uko nzakugeraho ndavuga nti nshobora no kumugeraho ariko nkamugeraho atari umuntu ukwiye ndavuga nti nakora iki kugira ngo umenye ko uriya mukobwa ari umukobwa wa nyawe ukwiye rero ibi byo kwigira umukene kwari ukugira ngo ndebe ko wabasha kunkunda udakurikiye ibintu kuko iyo nza nitwaje ibintu hari igihe wari kuba ukunze ibintu atari igihe wari kuba ukunze niyo mpamvu nigize umukene mbwira umuvandimwe ngo nawe azaze aguterete yigize umukire turebe aho urukundo rwawe ruzerekeza ariko iri ni ishema kuri njye ku babyeyi bakubyaye ku bavandimwe twungutse tungutse umuntu nyawe wa nyawe warakoze cyane ukoze gutsinda ikizami niwe wacu ntabwo ndi ya umukene modoka ni romani wayiguze twaraguteze nyine romani niwe waguze iriya modoka ntabwo ibintu baba twigendere nawe twigendere dore ko nawe